naratunguwe ubwo numvaga ko buri munsi kenshi mu buzima bwanjye mpora numva imiziki y'abadayimoni mu ndirimbo z'amakorali akomeye kandi akunzwe hano iwacu mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ngo imiziki y'indirimbo za Ambassadors of Christ n'iy'abakurikiye Yesu wo ku Kacyiru ni imiziki y'abadayimoni. Mwizera banza wumva aka kantu. Mwizera ucumva indirimbo uyu munsi yaba iza Ambassadors, yaba iz'abakurikiye Yesu, yaba iza korali iyo ari yo yose, izo muzi mukunda gutega amatwi, ziriya korali aho ziva zikagera, iriya miziki zikoresha zose ni imiziki y'abadayimoni. Uriya muziki ntiwemewe mu buturo bwera, yaba abazicuranga ndetse yaba n'abazitega amatwi mwihane. Ugasanga korali yitwa ubugingo bushya. Ubugingo bushya, ubugingo bushya muri Yesu Kristo. Bugomba kuba nyine ari ubugingo bushya. Mwihangane kuba nkoresheje iri zina ryanyu, ntacyo muri cy'abandi batabacyo. Kuvuga ngo korali, ugasanga korali yitwa ngo ni ubugingo bushya. Ubugingo bushya, ubugingo bushya muri Yesu Kristo bugomba kuba nyine ari ubugingo bushya. None ugasanga ari gukoresha vino ya Babuloni, imiziki y'isi, ugasanga niyo bari gukoresha. Mwihangane kuba nkoresheje izina ryanyu, ntacyo muri cyo abandi batabacyo. Nureba neza amashusho ngiye kukwereka, urabonamwe abasore baceza cyane kandi bambaye imyenda y'imyeru, bari ku ruhimbi rw'itoro ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Imbere yabo hari imbaga y'abantu benshi bambaye ibirango biranga urubyiruko rw'itoro ry'Abadiventiste bitwa abajiya. Bari bambaye frari z'umuhondo, nabo bari gucezanya no kubyinana na korali yari iri imbere yabo. Ibi byabereye mu materaniro makuru yabereye Texas ahitwa Lone Star. Abayobozi bari bababwiye ko hazaba hari ababwiriza badasanzwe ndetse n'indirimbo z'akataraboneka. Hari mu kwezi kwa gatandatu muri 2023. Si ubwa mbere injyana z'amakorali y'Abadiventiste zibaye ikibazo. Ni iki gituma izi njyana zitwa imiziki y'abadayimoni? Ni irihe banga ryihishe inyuma y'umuziki twumva kenshi mu nsengero zacu no mu bitaramo byo gushyira ahagaragara izi ndirimbo? Ni iki gituma ababwiriza batandukanye bahora bacyaha ubwoko bw'injyana y'indirimbo ziri muri buriya bwoko? Ntujye kure y'iki kiganiro. Nitwa Jacques Lameke kandi nkwaye ikaze. Iyi nkuru tuyikesha ikinyamakuru cyitwa Umuseke. Cyanditse inkuru ivuga ngo ingaruka y'umuziki ku mikorere y'umubiri n'intekerezo. Niba uri umukunzi w'amakorali, ujya ujya mu bitaramo byabo byo gushyira ahagaragara ibihangano byabo bishya. Ntibashobora gutanga inkunga yo gufasha korali batarabanza kuririmba indirimbo, batarabanza gushyushya abaterankunga n'abandi bitabiriye icyo gitaramo. Bagomba kubanza kuririmba indirimbo nyinshi, maze intekerezo z'abantu zikajya ahandi hantu hatandukanye naho bari bari. Iki kinyamakuru cyakomeje kigira kiti, umuririmbyi witwa Jaga yaravuze ati, icyo dukora ni ukugenga ibitekerezo by'abantu ndetse n'ubushake bwabo, kandi n'andi matsinda y'abacuranzi hafi ya yose niko abigenza. Umuziki ushobora kongera umusemburo urinda indwara, ushobora kuvura uburibwe, ushobora gukemura ibibazo bijyanye n'ubusinzi n'ibindi.
nyamara muzika yihuta kandi basubiramo inshuro nyinshi ishobora kongera umuvuduko w'amaraso bigateza urupfu. Inzobere zerekana ko umuziki ushobora gutuma umuntu akora ibyo atateganyaga n'ibyo atatekerejeho neza, kubera ko intekerezo ziba zagiye mu yindi si. Hari ijambo rikunda gukoreshwa mu bitaramo bitandukanye, mu bitaramo nterankunga, nitwa akavuga amazina ye. Nanjye kubwo gufashwa n'Imana mbemereye inkunga y'amafaranga 1000, akavuga umubare w'ibihumbi azatanga kandi akavuga n'umwe mu baririmbyi azayashyikirizaho. Nuko korari igategereza wa muntu n'inkunga ye ukwezi, umwaka, imyaka, inkunga ntiboneke, kuko wa mukunzi wabo akunda ya korari yakongera gukora ikindi gitaramo, akongera agahaguruka agahiga andi, nyamara na yayandi atarayatanze. Ni irihe banga ryihishe inyuma y'umuziki twumva? Umuhanga mu bya muzika witwa Jimi Hendrix avuga ko ushobora gukoresha umuziki usinziriza intekerezo z'abantu, maze zamara gucika intege ku rugero rwo hejuru ukabakoresha icyo ushaka. Imiziki y'aya makorari yavuzwe n'andi makorari acuranga injyana zivangavanzemo ibyuma bitandukanye. Uyu mubwiriza yifashishije ibitabo bitandukanye yavuze ko nk'abana b'Imana tutemerewe kuyumva. Yifashishije igitabo cyitwa Gutinyuka Gusaba Ibirenze. Yaravuze ati, inkuru z'amashusho, inkuru zerekanwa na za televiziyo, nk'uruhererekane rw'inkuru yitwa Harry Potter, Star Wars n'izindi nk'izo ntizikwiriye kugera mu ngo zacu cyangwa ngo zinafungurirwe ku mateleviziyo yacu. Nta nubwo imiziki ya rock and roll, iyitwa heavy metal cyangwa imiziki ifitanye isano nayo y'ibihangano bya Satani ikwiriye gufungurwa ku maradiyo yacu cyangwa amateleviziyo yacu, kuko imiziki nk'iyi ifite ikimenyetso cy'ubucuruzi bw'ubwami bw'umwijima. Yibanze cyane ku buryo by'umwihariko amakorari akoresha imiziki ya rock ndetse na jazz. Yagarutse kandi ku njyana ya reggae yajyaga iririmbwa n'umuhisi witwaga Lucky Dube wakomokaga muri Afurika y'Epfo. Nuko avuga ko izo njyana umuntu wese wazumviseho uretse no kuziririmba akwiriye kwihana. Nk'uko ikinyamakuru Umuseke twifashishije mu gutegura iyi nkuru nacyo cyakomeje kibivuga, cyaravuze kiti, iyo ugenzuye neza za muzika, ubushakashatsi bwerekana ko za muzika zagiye zibaho bazihimbaga bagamije ibyo babaga barabujijwe. Batanze urugero bati, nk'ibiyobyabwenge, imibonano mpuzabitsina, uburenganzira bwa muntu n'ibindi. Kandi muri izo njyana havugwamo za njyana za rock and roll na za jazz, reggae n'izindi. Izo muzika zose zateranirijwe mu cyuma cyitwa synthesizer, maze abacuranzi bakazifashisha bakora indirimbo zo kuririmbira Imana. Itorero ry'Abadivantiste ni itorero rivuga ko ryatoranijwe n'Imana mu minsi ya nyuma ngo ribwirize ibyago bigiye gutera. Benshi mu babwiriza baryo bakunda kubabazwa n'ibyo babona bitagenda neza, birimo gukora n'indirimbo n'abo badahuje kwizera, kuririmba indirimbo zifitanye isano n'injyana z'ab'isi, gukorana ibitaramo n'abahanzi bo mu yandi madini n'ibindi. Bahora bavuga ko tugeze ku nkengero y'igihugu cy'i Kanani, bityo tugomba gusiba ibyuho byose n'inzira Satani yacamo akazatuma tutagera mu gihugu cyiza cyo mu ijuru. Nahawe nanjye kwita ku miburo yose duhabwa. Wakoze kubana natwe muri iyi nkuru y'abaririmbyi. Wari kumwe na Jacques Lameke. Ubu butumwa nawe ubusangize bagenzi bawe b'abaririmbyi, ubutumwa buvuye ku babwiriza babo. Gira amahoro. Ndabinginze buri muntu wese uzabona iki cyigisho azagisangiza amakorari, ababwira tumva imiziki dukoresha irapfuye, yaba mwongere mugende musubiremo mu ndirimbo zanyu. Igihe muzakomeza gukoresha iyo miziki muzamenye ngo muri gucurangira Satani, ntabwo muzaba muri kuririmbira Imana. Rwanda SDA Imnizi.